Rayon Sport Nzikuramo Singida. Ngenzi yambura ubusa Ndyame muri Stade Bankubite Inkoni 100. Rayon Sport Nitsinda Singida ngo biza. Sport Nzikuramo Singida. Njewe nziyambura ubusa nsigara uko navutse. Nge Ndyame muri Stade Bankubite Inkoni 100. Rayon Sport yigeze usohoka. Ndakubaje uri umunyamakuru w'imikino. Rayon Sport yigeze usohoka. Uyu mwaka w'imikino. Ndakubaza ubu muri iyi sezo. Rayon Sport yigeze usohoka. Isohotse kubera uko yahetswe. Yasohotse kubera ari ya kabiri. Ariko yabiheshejwe uburenganzira nande? Nuko rero. Nese urahweka ukavuga. Zo Abafana. N'umwanya w'umuntu witwa Jangwane. Ngiye mfite akazi k'ubuvugizi. Ndabasuje ndabifuriza amahoro y'Imana akakomeza kubana namwe. Hano turi Kabeza murabona imodoka ya Benz hatari. Na nuriya mutoza mugenzi we batwara Champions League ya Afrika. Gamondi we ntukajye umuvuga n'urundi rwego. None se Gamondi yatomboye equipe ya Sport, equipe ya Singida. Abareyo baravuze ati kuva twavuka nibwo bwa mbere dutomboye ikipe yoroshye ya wazi. Rayon urabona itajya kujya mu matsinda Superman. Rayon Sport we wavuze amakipe uvuga na Rayon Sport ko harya ngo Nitsinda ngo Singida ngo bizagende gute. Superman banza ubu nakubwiye ngewe n'umbisubiyemo. Rayon Sport Nzikuramo Singida. Ngenzi yambura ubusa Ndyame muri Stade Bankubite Inkoni 100. Rayon Sport Nitsinda Singida ngo biza. Sport Nzikuramo Singida. Njewe nziyambura ubusa nsigara uko navutse. Nge Ndyame muri Stade Bankubite Inkoni 100. Superman ngo Rayon Sport Nzikuramo Singida usubiremo. Rayon Sport nivuze bwa gatatu Nzikuramo Singida. Njewe nziyambura ubusa nsigara uko navutse. Ko navuye mu nda ya mama. Ndyame hariya muri Stade Bankubite Inkoni 100. Ubu ko kurafata urabishingira kuki? Ubu koko ngiye koko Rayon Sport ni ikipe yubatse isema abakinnyi babigira Imana pe. Ubu urafata 11 bafite hashtag bavuga ngo 11 n'abazungu. Ngo bigire 11 n'abazungu ni hashtag bafite. Na 11 bose n'abazungu ariko abarufu moja. None z'abazungu bose niko bari babita abazungu mushenzi wazungu wazungu mushenzi apana babandi bajya bavuga ngo nabazunguzayi kuko burya batesha agaciro abazunguzayi nabo abazunguzayi barakomeye bari abakinnyi bose wumva ngo nabazungu jye babwira uti Rayon Sport yaguze abo bita abazungu mushenzi wa manager Rayon Sport iramutse kwemo Singida koko ibi bintu utangaje wabikora. Nakubwiye ngo ngewe nzasigara uko navutse ngewe niyambura ubusa mbese uko navuye mu nda ya mama hanyuma abafana bose banteranira nk'ubitwe Inkoni 100. Umukinnyi wabahaye bita Dr Karidi ya Uco n'umukinnyi uvuga abo za mabanga yose ugenda yakurahe ibyo byo byihorera oya mba nose se umunyamakuru se ngomba gushaka amakuru we mwihorera uwo bita Dr Karidi ya Uco. Singida ni ikipe wayihaye n'umutoza ni ikipe uvuga gute ubundi kuri wowe nabo bakinnyi kugeza ubu akanya Singida ni ikipe ikomeye cyane, ni ikipe ifite umutoza mwiza, ni ikipe ifite abakinnyi beza bari international, ni ikipe utagiye wabyumvishije. Ntushobora gufata Rayon Sport wenda ku rwego rwa Singida wenda ikipe yazani buri gapfa gukina nayo ni nka APR wenda kuko APR ubu kugeza bakakanya yarokirise neza sibyo yarokirise abakinnyi bafite za Palmarès n'ibigwi mu bigo bizavuye mu bigo bavuye sibyo ariko ntiwafata ikipe nka Rayon ngo ba Bedi ngo ba koko nawe urafata ikipe koko. Rayon Sport ifite abakinnyi b'abazungu ifite bita ba Mohamed Chel ntabuze ariko se yananiwe no kwambara jezi yambara jezi zimeze nk'ibihepfu abantu niba reba ibihepfu rabi Superman reba Rayon Sport yambara jezi zimeze nk'ibihepfu